Yes, igicamunsi cyiza bakunzi ba Eugene Official aho muherereye hose, amahoro y'Imana akomeze abane namwe, mwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, mwe muri ku mugabane wa Afrika, Asia, Oceania, Amerika, mwese rwose mbateye yambo ndabaramukije cyane rwose. Muri rusange turi mu gicamunsi cyo kuwa gatanu, tariki zo ni 22 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024. ubona ko rwose umwaka wa 2024 tuko dukomeje kugenda navuga tusohokamo gake gake, ariko n'abakunzi ba Eugene Official mbashishikariza rwose kugenda mubana natwe umunsi ku munsi, kugira ngo nibura uyu mwaka uzajye gushira wenda tugeze mu bihumbi 90 rwose, kandi ndabizi ko muzagenda mubiringaniza gatanu kuri gatanu. Abari muri Congo DRC mwese mbateye yambo rwose, nzi ko mugenda mudukurikira gatanu ko, kandi ngarutse rero muri aya masaha ya update time nka Captain Sina makosa rwose noneho niyiziye kugira ngo mbagezeho zanya mu gigima imiripuko ikomeje kugenda ibica bigacika mu by'umwihariko ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Pinga byabaye ibindi pinga rwose byabaye ibindi. FRDC yari insenda yisize insenda, ariko M23 nayo irabibye ati turi tayari. Ngiye kubabwira igitero karundura cyabaye muri iri joro mu by'ukuri, aho ibintu byari byabaye ibindi. Ndagaruka muri Masisi rwose za Muheto byabaye ibindi. Ishano rikomeje kugenda ricika umurizo. Ndagaruka kuri uyu mugabo w'ingabo za Congo Christian Shiwewe Shongesha yahamagaye uwo bita General Sultan Makenga rwose barivuganira. Ngiye kuza kubabwira ibintu bavuganye biremereye cyane, ndaje rwose mbakubita icyo bita ubwino bw'ibyo baganiriye muri rusange. Ndagaruka ku muryango wa Sadeke rwose noneho yafashe hasi hejuru ivuga yuko rwose noneho ibyo itakoze muri uyu mwaka ushize, uyu mwaka noneho bayihaye wa kabiri wo kuba iri muri burasirazuba bwa Congo igiye kubugeza umusaruro. Ese nibiki igiye gukora? Ngiye kuza kwibabwira. Ndasimbukira muri Israel, bamwita Netanyahu. Uyu rwose ni ministre w'intebe, uyu nawe yamaze kuba ashirirwa impapuro zo kumuta muri yombi. Ibintu byamaze kuba bindi rwose, ubona ko isi yamaze kuba iba macyange rwose yazambye. Bibiriza kwiyongera kubyo rwose navuga ko izi mpapuro zasorewe n'uwo bita Vladimir Putin, perezida rwose w'Uburusiya, nawe izi mpapuro yarazisorewe. Ubona ko rwose ibi bikomerezwa navuga by'Uburayi nabyo bikomeje kugenda bihangarwa umunsi ku munsi. Amakuru yo rero urumva ko nyafite ni menshi cyane, nayo ntababye mu mfunyamfunyi, ntago mbabyibya sake nongeye kuza kubabwira ibyaho, ntago ninje muri za rucuro. Amakuru yo ni menshi cyane. Icyo nsaba abakunzi bacu ni ugukanda subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa. Wamara kubikora icyo busigaje ni ugukora kunzogera gakufyondaho. Wamara gufyondaho ikindi ukurikizaho ni ukujya ubona ibiganiro mu bimbere cyane, noneho byajya bimara kukugeraho ubundi ukajya ukora icyo bita like ndetse na share. Ubwo share ni mu Cyongereza, mu Gifaransa bakabyita partage, mu Kinyarwanda bakabyita gusangiza. Ukajya ugenda usangiza inshuti, abavandimwe, ugenda wabya ati mwumvizanya mu gigima, uwo bita Captain Sina makosa abagenda arekura muri rusange. Bakunzi ba Eugene Official turi kumwe, kore like ndetse na comment rwose mumbwira ati Captain Sina makosa turi kumwe. Noneho niyiziye rwose nagafashemo, navuze ati rwose ngiye kuba kwita ububwini, ngiye kukwitizanya mu gigima, ngiye kubabwira ama operation. Nta muntu uri kugenda ambwira ati urabona oya, ngiye kugenda nyasasanura ingingo imwe ku yindi. Wowe ushaka kumenya ibyo Sultan Makenga yasubije Christian Chiwewe Shongesha bagane mu gihe kingana n'isaha irenga, ushaka kumenya ibikubiye mu kiganiro bagiranye, ndaje mbakubita icyo bita ubwino. Ngaho munyandikire mu mbyato ubwino turabutegereje. Ujya wandika nushaka wandike gutyo gusa ati Captain Sina makosa ubwino turabutegereje, nta bindi. Ubundi nanjye ngira ute nimanukire. Reka mbere ahangaha noneho muri pinga guhera mu masaha y'isa 7 z'ijoro havuye igitero simusiga, igitero karundura. Iki gitero cyari kirimo abasirikare bita Amahibu Special Force. Aya Mahibu ni nyuma yuko bagerageje bakoze iyo bwabaga, ariko byarananiranye, mu by'ukuri byaranze. Ikina ya Mahibu yari yahawe mission ivuga ngo mukaramuka mukuyemo peti, mugakuramo maremo, Karembe,
hari ikintu tubemereye. Wewe uyoboye special force ya Hibo, uyiyoboye burabuce ukaramuka ubufashe, amanyenyeri ariyongera. Kwari nko kubatega, muzi icyo bita gutega, kwari nko kubatega. Babategeje M23. Abagabo nyuma yuko babemereye ibintu rwose n'amafaranga atari makeya, bamaze kuba nk'abakinnyi b'umupira rwose, babasigaye babashyiriraho prime. Hayati rwose nimukuramo agace runaka tubemera amadolari 100, nimukuramo kandi tubemera 150. Nibyo bibereye. Mumbyire n'ukuri aba bantu bita abapatriote, munyumvira ahantu bagize ute, mwumva ahantu bageze. M23 aya makuru yaraye iyamenye, kuko yamenye ejo saa 12 z'umugoroba yuko iraza kugabwaho igitero n'amahibu ya special force ya FRDC. Ariko akaba atari bonyine, dore ko harimo n'abacancuro b'abazungu, dore ko n'abazungu bamaze kwipanga muri Warikare, kuko bamaze kubabwira iki Warikare ivuze, yuko bababwiye ko harimo za zahabu, harimo amadiyama, harimo za mangano. Bagenda babarondogorera amabuye y'agaciro ari muri iyi territoire ya Warikare. Nabo ngo bamanutse hariya ku bwinshi, ngo bagiye hariya ku bwinshi rwose, kuko ngo nabo muri operation bateguye nijoro nabo bari bayirimo. Ikintu rero cyaje gukora kuri FRDC M23, ubundi ikintu kibafasha mu bijyanye n'urugamba, FRDC nibyo irarupanga ikarunonosora, ariko kugira ngo bazagere ku ntego cya kindi twita igikorwa cya nyuma, nta na rimwe bazigera bakigeraho, bitewe n'iki M23 bamaze kubinjirira kare, bamaze kubinjirira. Dore cyakuri cyo ngiki, bakumanuke noneho bageze ahanga za Burayi, batangira gupanga urugamba uburyo ruragenda. Bapanga bo muri za atirari, babandi barasa imbunda, barasa mu ntera ndende, abarasa imbunda za Musad, ubwo ndavuga za mbunda ariko zigenda n'ubwo za machine gun za RPG. Icyo kipe nacyo bagishyiraho, bashyiraho na babandi none bafite za mbunda ntoya twita za SMG, baba bari imbere, baba bari ku mirongo y'urugamba, none bareba na face to face no bahanganye nawe. Bagenda bapanga etape par etape, intambwe ku yindi. Saa 7:25 bari bageze ahanga mu nkengero za Peti, Ibintu byabaye kuri FRDC, ndavuga ya mahibu ndetse n'aba bacancuro, ibintu byababayeho babaye nk'abantu navuga baguye, nimba nabyita nko kugwa mu kiyaga utazi koga. Nabyita nko kugwa mu kiyaga utazi koga. Nawe imagine uramutse uguye mu kiyaga utazi koga, wimagine ibintu byakubaho. Nabo niko bameze, babaye nk'abaguye ahantu badashobora kwisova. Mu Kinyarwanda sinzi ngo nabivuga ngo iki, badashobora kwitabara. Voilà, badashobora kwitabara, kuko ahantu baguye M23 yari yamaze gukora icyo bita gupanwa, yari yapanuwe, yamaze gukora buri kimwe cyose, imitego ishoboka n'idashoboka yose M23 yari yamaze kugira ute, yari yamaze kuyiteka. Mu nyandikira ati turi tayari kumva za Nyamugigima. M23 yari yateze iburyo ibumoso, bakumanukiye rwose, barikora nk'imisure igiye konera umuhanya. Murayiza abantu b'abahinzi rwose, murabizi ukuntu imisuri igiye yikusanya igiye kona, cyangwa nk'ibigushu bigiye kurya ibirayi. Abantu muri za Nyakagina na za Rusayo, muzi aho ngaho za Nyakagina habaga ibigushu byajyaga kona ibirayi bigashorerana ari nka 500. Nabo niko bari bamanutse bameze. Mama mia. Bandi nk'abanyandikira kabya ati sira bakosara ya rutuntu twuduterimo bugendo nobekamo, ugenda urgobekamo ukadushimisha. Yego rwose ntago ngomba kuba nabababaza, ngomba kwakubita za Nyamugigima ukajya muzumva uburyo zimeze. Bari bameze nka abantu mutuye za Nyakagina, murabizi, ndabizi Rusayo dufiteho za drone, dufiteyo navuga n'abadukurikirana. Abantu mwageza Nyakagina hari hamwe na za Rusayo, muzi bya bigushu byazaga kona ibirayi ukuntu byagendaga bishoreranye ari nka 550. Nabo niko bamanutse bameze.
abati nyandikira ati sirakoza nawe ntukajye ukabya. Ntago ari ugukabya, ntago ibyo ndi kubabwira niko biri, niko bimeze. Mwebwe mwicare mugira ute, mutega amatwi mwumva icyo bita ubwino, amakuru abagezweho, aba yateguwe n'abanyamakuru batandukanye b'abahanga. Noneho obita captain sina makosa kaza aro kugira ute, aro kuyagusasanura ingingo ku yindi. Reka bakumanukire rero, bakigera ahangaha munta, reka mvuge ngo mu marembo ya peti, mu marembo ya peti bagira ngo bayinjiremo noneho neza. Bagira ngo bayinjiremo neza. Ibyaje kubabaho, bahuye n'uruva gusenya, bahuye n'uruva gusenya, ishyano rya Iseri cika umurizo. Ikintu cyaje gukurikira M23 bitewe ko ari umubare wamanutse, hari hamanutse amahibu arenga 250, amahibu arenga 250. Abacancuro bari 80 bafunze, beza bafunze babandi b'indobanure, nivuga ngo indobanure ubumve iraza habizagwaho umuntu. Iyi zahabu rwose benshi bazahasiga gatwe. Iyi zahabu yabari kare zaryo mugabo isebondi. M23 nawe bitewe nuko yari yamaze gupanwa buri kimwe cyose yakiringanije, kuko bagiye kuza rwose byose ifite map, yakurasiye icyo bita umuhibu, ikurasira umumeriseneri wari wakumanukiye, ikurasira bari babafashije ibikapu byo kugenda bakubitamwe amatinisi y'amasasu n'ibiki haranya numva bavuga ngo babyita ibicebecebe. Ikurasira icyari gihumeka cyose cyari kiri aho ngaho. M23 mwiri joro ngakoze igikorwa ahangaha, amahibu yifata ku myanya ndanga kumiro, barumirwa, bifata ku munwa, bibaza niba ari abasirikare, bibaza niba bari abasivile, kandi ubwo ni ya makomando y'amahibu. Nyamara aya makomando ni nyuma y'uko ngo yaramaze igihe ari kunyega cyane abo bita bazarendo, bo bita Guido Shimirai, bavuga ati mwebwe reka tukumanukire bundi murebe ukuntu tugiye gukubita civilian. Ubwo abo bitaga ba civilian kandi ni ba makasike ba M23, babandi bagendana udushoka n'utujyambiya, babandi bagendana udushoka n'utujyambiya rwose, aho bageze akagutikura, abura agashoka akagutikura akajyambiya, abura akajyambiya akagutikura urushinge. Baba bafite ibikoresho byinshi, abafite uburyo burenga nka 350 bwo kuba yaguhitana, abafite uburyo burenga 350 bwo kuba yaguhitana. Yagutekura igishinge, yagutikura akajyambiya, yagutikura isasu, yagutikura buri umva, baba bafite uburyo bwinshi cyane. Aya mahibu niyo yitaga aba basirikare ba M23 ngo tugiye kugukubitira ngo ba civilian, ngo ku buryo ngo n'undi munsi, reka nkoreshere ijambo nkotingira ijambo bari kuvuga, ngo tugiye gukubita M23 ngo bisange iwabo mu Rwanda, abandi bahungire Uganda. Niyo magambo bivugishaga, niyo magambo bivugishaga ati tugiye kugukubitira M23 isubire iwabo mu Rwanda, n'abandi bahungire Uganda, ngo ku buryo baracanganyikirwa ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho rwose bana ba M23 rwose bari biturije bati muze ntacyo bitwaye rwose, icyo twanga na amagambo, bundi bikure mu magambo bishyire mu bikorwa. Iyi niyo M23, bya bindi byo kwivugisha bajya mu butangazamakuru, bajya ku mbuga nkoranyambaga, bajya hehe, bajya bifotoza. Ibi ngibi M23 niyo bagiye ku rugamba nta muntu bawemerera gutunga telefone. Mwumva iki kintu, nubwo hari buri commanders y'urugamba, nubwo waburi kano, ntabwo ujyana telefone. Ahari muri M23 ngenda bahereza ubwino mfite. Ikintu bagoreza ni icyombo kiba gikonexe na mwenye ugenda guhereza icyo bita mawayiza. Ibyo uvuga ngo urajyana telefone, ngo uragenda uvuga ngo halo, ngo sheri wanjye ngo bimeze bite, ngo ubu ngubu turi ku rugamba, ngo ubu ngubu bimeze bite. Ibi byo ntabwo muri M23 bibaho. Bafite amategeko ngenderwaho. Nubwo waburi kano byageze ku rugamba, telefone ushyira pembeni. Ni ikikwereka abantu bafite intego cyangwa se bakwereka yuko hari ibyo bagambire kugira ngo bagereho. Bitandukanye n'aba ngabo usanga yifite Android ari kurwana, ariko yibereye no kuri TikTok, yibereye kuri YouTube, yibereye kuri
ngibyo by'abazarendo, ngibyo by'amahibu, ngibyo bya FARDC muri rusange. Mu by'ukuri tujye twemera iye 23 itandukanye kure na FARDC. Ni nkuko wafata umunyonzi ukamugiranya n'umupilote. La ni nkuko wafata umunyonzi ukamugiranya nawe baza umuntu utwara igare ukamugiranya n'umuntu ugurutsa rutema ikirere agurutsa indege rwose agenda areba muri za radari ziwe, ukamugiranya n'uyu muntu utazi n'amategeko y'umuhanda. Ubwo ndavuga FARDC na M23 kugereranya igisirikare cya FARDC n'icya M23 ni ukugereranya ibintu bitabaho, ni ukugereranya ibintu bitajyanye. M23 rwose hano ngo yaje kugukubitira umumirisenere, igukubitira umuhibu n'amagambo irayakubita. Ni hahandi bakubwira ngo umuntu yagukubisa amajya n'amaza, wakwicara agakubita, wahaguruka agakubita, wakunama agatikura, wagonga nibyo ngibyo byo M23 iri gukorera ahangaha muri Peti mu nkengero za Pinga. Ahangaha rero bakatubwira yuko abasirikare bahaguye muri iri joro byagiye kugera saa 9. Narababwiye ngo abagabo ba makasiki iyo bafite utuntu twabo tw'utujyambiye niba kugira ngo barwanye urugamba amasaha 3 bazaba bakubeshya. Akazi isaha imwe amasaha 2 baba bakubwira ngo kazi tumetumana muze tumemaliza. Akazi twatumwe ngo n'umusaza twagasoje. Niko babayeho, niko bameze, nibyo bintu babamo. Narabyenga abani babasirikare bajyana ahantu nta kandi kazi babahamagariye, batagiye gucunga umutekano w'abaturage, batagiye kureba ngo hariya ngo bimeze bite, ngo abaturage barwanye ngo nimuze ngo tubaburanishe. Oya, bicyabo abaru kurwana n'abana b'intambara. Ubitakiro papa yegeze hariya, bitakiro papa abagenda baga nta kinya. Ubita 0 alpha iyo yageze hariya rwose abagenda ibintu bigenda biringaniza. Ni ikikwereka ko rwose ibintu hariya ibintu barimo ni ibintu bumva, ni ibintu barateguye igihe kirekire, ntago ari ibintu babahubukiyeho. Tandukanya neza hariya ngo wa mutwe we Burundi ngo witwa ngo iki, Red Tabara. Tandukanya nizo za Red Tabara zigenda ubu usanga ibintu ziberemo nabyo utamenya ngo ni ibiki. M23 amahanga yose ari kuyibona, ibikoba bikabakuka, kavuga ati iki gisirikare ntikibaho, iki gisirikare kiramutse ari igisirikare cy'igihugu runaka, iki cyaza mu myanya y'imbere muri Afurika. Ikikwereka ko ibintu biba byamaze kugira ute, byageze ku yindi level. Ngibyo rero biri kugenda bibera ahangaha muri Pinga rwose, ubona ko iyi Pinga ibintu byamaze kuba ibindi. Abazarenda umuriro bari kotera kure. Uyu bita Guido Shimirayi we umuriro ari kotera kure, ari kuvuga ati reka da abanganya amabuno rwose boga hamwe, ati tugira udutwe duto tukaturinda uruguma, ati ngaho mwebwe mwiza ama special force n'amakina amahibu za Anaconda za Satade n'abakimwese nabumwe ba milisenere mufite ibyo muri guharanira, ni mugende mu Rwanda naho twebwe ntago twishoboreye. Ni ikikwereka ko ibintu biba byamaze kugira ute, ko ibintu biba byamaze guhinduka. Ahangaha ni hehe? Ni muri Pinga. Mu by'ukuri amarira ni menshi muri Pinga, ibintu byamaze ku bindi. Abagore b'abasirikare bari kurira hariya. Amakuru namaze gukura Kinshasa, abagore b'amakatanyama aya y'amahibu ari kurira amarira adasanzwe. Ngiye kubakubitira za Nyamugigima. Amakuru naguyeho nuko ngo abagore b'abasirikare Kinshasa nibikomeza gutya baraza gukora imyigaragambyo Kinshasa, basaba kabagabo babo bakurwa mu burasirazuba bwa Kongo, kuko ngiratari gakonde yabo bari kurwanira ngo bareka bo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ngo n'uburasirazuba bwa Kongo, ngabari bo barwana bo bazi ibyo bari kuharanira, naho abagabo babo bareke kugwa mu ntambara y'ibitiritiri. Niko bayise. Ni intambara y'amasaso di, ni intambara y'amasaso. Mwebwe murayita intambara y'ibitiritiri bagura b'abasirikare. Mwasi wa soda.
ngo munsi ya soda azasoda ngo umugore w'umusirikare aba ari umusirikare bongo bavuze ngo bagiye kwinaga Kinshasa rwose mwira mihanda za Kinshasa nibikomeza gutya abagabo babone bakurwe ahangaha ku mirongo y'urugamba uwo bita Gisegeti ngo bagiye kumukorera ibintu bitangaje ntibize kubatangaza abagore b'abasirikare bakwemwe imyenda ukabona bigaragambije muri Kinshasa bambaye ubusa ntibize kubatangaza ntibize kubatangaza ibintu byamaze kugera kure byamaze gufata indi sura ntibize kubatangaza abagore b'abasirikare no muri Goma mubonye bariye Karungu ibintu byamaze kuba ibindi ntimuze kumbwira ngo uwabagiriye inama ninde ntimuze kumbwira ngo wabahaye imyanzuro ninde yo kugira ngo baze kwigaragambya kugira ngo abagabo babo bakurwe hari ku mirongo y'urugamba bavuze ati abanyakivu cyangwa se abo mu Burasirazuba bwa Kongo mureke bahirimburane bo bazi ibyo bari kurwanira ati nkamwe muri kuva Kinshasa muri kujya kurwana mu Burasirazuba bwa Kongo muri guharanira iki abakasaye muri kugiriya mugiye he abakatange ngo nabo muri Katanga muri kugiriya mugiye he abo muri ba Kongo za Equateur ati ibintu byiriya murabizi ati mwabiretse abo muri Kivu nimba bari guharanira uburenganzira bwabo nimbi no mu ntara tubamo hari umutekano mwareka nabo bakibungabungira umutekano bagahabya zira FDL kubundi arizo zikomeje kugenda zizambye ibintu abaturage ngiba abagore b'abasirikare bafite ukuri ngenda bashyigikiye wowe ntabwo bashyigikiye nyandikira muri comment ngo nanjye ndabashyigikiye ariko nakanda like rwose tugenda twibanira muri rusange ngibyo rero bikomeje kugenda mu by'ukuri biranga ahangaha uyu mutwe M23 ndetse na FRDC muri rusange abasirikare ko ngo bahaguye ari benshi cyane nubwo imibare itaragaragara neza cyane ariko nzi yuko ndakomeza kugenda nyibakurikiranira ndaza kwibabyira ariko mumenye ko muri FRDC ari kiriyo ari amarira akomeye cyane reka noneho ryatoroshe ryanjye muzi ko riba rigenda rwose torosha kure rigenda rikubita hirya hose mbabwira amakuru aremereye uyu mugabo bita Christian Chiwewe uyu mugabo mukuru w'ingabo za Kongo FRDC yashatse inimero yo bita Sultan Makenga kuri WhatsApp arayibura njugino mba navuzanye yashatse nimero zi afite zose agerageza kugenda zishyira kuri WhatsApp asanga nta nimwe ba kuri WhatsApp Sultan Makenga kude shop asanga nta nimero nimwe ba kuri WhatsApp icyo arashaka ni ngo arashaka kugira ngo amuhamagare video call barebana amusabe ngibintu ariko nabimusabe bari kurebana abimusabe barebana uyu mugakimara kumura kuri WhatsApp icyo yakoze niki yamuhamagaje amayinite bisanzwe nimero icamo obita Sultan Makenga arayitaba byatese urinda ati ninge rwose umugabo mukuru w'ingabo za FRDC Peter nako Christian Chiwewe shongesho uvandimwe rwose uyu mugabo Sultan Makenga ni umuntu utagira amagambo menshi rwose ntabwo arinjajwa nk'abasirikare ba FRDC ubwo ndavuga ba Muyaya nabande bose naba Njike Kayiko we avuga amagambo make abaze tenaremereye akakaye arambye atese none kumpamagaye ushaka iki ndati mo general ndakwemera kandi ndakubaha ati nkeneye yuko nge nawe twagirana ibiganiro bite nuko ndi umutoni kwa Gisegeti ibyo dushobora twakwemeranya nawe ashobora kuba yabyemera ese muri kubyumva akunze ba Gen Official wobita General Sultan Makenga namujya ati okay tiye nibyo gusa tiye none se urumva bundi twaganira iki kare umpamagaye urumva twaganira kuyihe ngingo cyo bita sije urumva twaganira kuyihe sije ati nge ndumva mu byukuri bitewe n'urugamba tumaze igihe turwana duhanganye namwe kandi tuzi ko muri abakongomani bagenzi bacu ati tuna igihe cyari kigeze ngo ruhagarare ko bita General Sultan Makenga namujya ati ayo magambo uri kuvuga wayatumwe na Gisegeti cyangwa wayitumye aribyo nababwiye ngo rwose muri FRDC harimo abagabo binjajwa baba bipanze umurimo nyamara batagize ute nta wabibatumye aravuga ati ngewe nta wabintumye ubwo aramubaje tese wabitumwe
perezida Gisegeti niwe wagutumye ayo magambo atoya atari ko nk'umuntu ufite ijambo mu gisirikare kandi buryo uzi kubaho kw'igihugu ari igisirikare ati nkatwe nk'abantu bafite ijambo abavuga ari kijyana mu bya gisirikare ati twahindura byinshi ubita Sultan Makenga yatoke atese none wumva twakora iki kugira ngo ibibazo birangire we nta bintu byinshi akubaza nta bintu byinshi avuga undi aravuga ati ngiye numva yuko nibura umwanya wo kuba chef d'état major cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za Kongo uyu mwanya ngo uramutse utwemereye nge nakwemera kuvaho ukaza nkakungiriza cyangwa se nkabundi usanzwe atari ko intambara ikomeje kugenda itwara abakongomani batari bake ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo impfu zikagabanuka ati kuko n'urugero niba turwana namwe dutakaza abasirikare namwe mugatakaza abasirikare ati kandi abo mutakaza ni abakongomani nabo dutakaza ni abakongomani ati rero wumve yuko ari igihombo ku gihugu bitewe n'iki kuba abanyagihugu bagenda bicana umunsi ku munsi kuganira bikagira ute bikananirana nyamara buryo umusirikare aho umusirikare nawe ngukura ingofero rwose Christian Chiwewe utandukanye na Civilian Gisegeti utandukanye na Civilian Gisegeti yaramutse yatekereje gutya yuko ayo 23 ari abakongomani bari kurwana n'abakongomani bagenzi babo bakagombye gushakira igisubizo umuti bakagikemura bakabana rwose bakagombye kuba iki bintu bya amata yarabyaye amavuta ahubwo nkibaza konzi ko Christian Chiwewe shongesha rwose uri umutoni kwa Gisegeti kuki utamugiriye inama cyangwa ujye uyimugira akanga ubundi kuko njya numva abasaza bavuga ngo ntawo hano wahanutse ntawo hano wahanutse buriya Gisegeti ari mu manegeka icyarindire n'uguhanuka ngo bi kuko asigariye ku magufa nk'umukamba igisirikare FARDC ni yari kwitwaza nge mbahaye iminsi mike igiye kumukaraba amazi akonje Christian Chiwewe aravuga ati mu by'ukuri nyakubahwa turakwemera kandi turebye akarengane abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahura nako hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tutari yindi turakabona ati nge sinzi impamvu mu by'ukuri abo tugenda dufatanya kuba twayobora iki gihugu cya Kongo sinzi impamvu batayibona atariko ngewe mbona rwose uruhare rwawe umusanzu wawe muri FARDC urakenewe cyane ikintu amusubije obita General Sultan Makenga yamubyati savant ibyo uvuze niko kuri umusanzu wacu urakenewe impinduka zirakenewe mu miyoborere ya Kongo atariko ibyo uvuze byagira umumaro igihe nyakubahwa Gisegeti Chirombo wise Faci Beto ali ubikonfirmya akabyemeza akavuga ati M23 kamu ni muze namwe muri abakongomani ibyo musaba turabyemeye ngibi turabibahaye ibibazo bigira ute bishire ati rero tuzi yuko uganira nawe cyane ibyo uvuze nibyo natwe turabikeneye ariko gendo byo bimwumvishe naramuka byemeye natwe turi tayari kugira ute turi tayari kuba twarambika intwaro tukubaka igihugu cyatubyaye muri rusange ariko mu gihe ibyacu bimaze kugira ute kwemezwa ibyacu bigasetingwa nkuko tubisaba ubwo muze wakazi we ako ntabwo ari udukorana kuri Eugene Official ndavuga muze wakazi General Sultan Makenga yaramaze kuba arangiza ibyo rwose ubwo amagambo yarayo nta kindi cyo kurenzaho ubwo bita Christian Chiwewe shongesha sinzi ngo ni yihe rwose nzira arabinyuzamo kugira ngo abyumvishe Gisegeti sinzi ngo nibihe nzira arabinyuzamo kugira ngo yumvishe FARDC ko ari kurwana n'abakongomani bagenzi babo bigasaba ko rero bakwiyunga bakaba bamwe ariko mu by'ukuri amakuru namaze kugwaho nuko no bita Christian Chiwewe shongesha adashyigikiye umugabo bita Gisegeti nubwo ngo yari yaramugize umutoni ariko mu by'ukuri ngo winjiye ndani uyu mugabo nawe afite ahantu abogamiye ntashatse kuba navuga muri aya masaha ubona ko mu by'ukuri ibintu byahangaha muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamaze kuba ibindi
ngayo ngukoro ngayo magambo baganiye n'ibindi byinshi. Ubwo hano nge nagendaga mbakubita mu ncamake z'ibyo baganiye, uko baganiye igihe kirekire, ariko nge nagendaga mbabwira iby'ingenzi bagiye baganira. Ariko mu by'ukuri ntibize kubatungura mubonye ubwinshi bw'abasirikare, nivuga ngo ubwinshi bw'abasirikare ba FARDC bakukumukiye muri M23, cyo bita gukukumuka, kugenda ari benshi cyane, bitewe n'iki? Gisegeti bamaze kumukaraba, Gisegeti bamukarabye. Mu by'ukuri ubona ko ahari atorohewe naka na gato. Ariko muri kunkandira like, kanda like like burya ibikenewe, ibikenewe rwose. Birasanga ujye ugenda dutera n'inkunga rega, abantu muri za Amerika, abantu muri za Vancouver, za Colorado, ndabizi mugenda mudukurikirana, Canada ndabizi murahari, abantu muri za Australia muri hehe, handi genda dukurikirana bari mu bice bigiye bitandukanye, abantu muri za Finland, ndabizi mugenda mudukurikiranye rwose, turabasuhuje. Ariko mujye munareba ukuntu mugenda mubiringaniza di wari ati sira uko suratangiye rwose mujye mugenda mubiringaniza. Abantu muri za Arizona, Arizona ndabizi mudufite abakunzi benshi cyane, ati sira amakosa turakwemera, nanjye ndabemera cyane di. Yes, reka mbakomereze hangara muri territoire ya Masisi Nyamugigima. Muheto byabaye ibindi Muheto byabaye ibindi, imibare yahindutse. Abazarendo babamariye kwifumba, Abazarendo babamariye kuki? Kwifumba. Abantu muzi Muheto centre ya Muheto ngo ni imivo y'amaraso y'Abazarendo n'aba FARDC. Imivo M23 ngo yakugere muriya, ikikwereka ko M23 ifite mu FARDC n'uburakari bwinshi n'umuzarendo ikazi kavunagura kwanyaguza. Abasirikare baturutse Busihe, abasubiyeyo ni mbarwa. Nge banyeretse amafoto ndumirwa, nuko nyine kuyashyira kuri ahanga kuri YouTube bahita baguhana, bahita kunaga mu bisheke cyangwa se mu bigori. Ariko mba mberetse imivo y'amaraso y'Abazarendo irimo iratemba. Abazarendo hariya bari mu kaga, bari mu mazi abira. Ni mu mirwano yatangiye ku munsi w'ejo, ubwo Abazarendo bakwitwaga ku munsi w'ejo, ariko banga kumva burya ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Niko nyarumva abasaza bagenda batubwira ati nyabuneka bana bacu, tisina amakosa muracyari batoya. Ariko burya ngikirapa kibungira ikirakica kirapa kibungira ikirakica. Ati nizi Wazarendo ziri kwita kuri Songoye, ziri kubungira abo kubica, urupfu ruri kubabungamo. Hari ukuntu umusaza yambiraga ati sina amakosa muhungu wanjye, rero umuntu urupfu ruri kubungamo abura amahoro. Bakunzi ba Jeune Official niko bimeze. Wazarendo nazo hari azabuza amahoro bitewe n'urupfu ruri kubabungamo. M23 ngo muri iki gitondo babyita kubaribata, ikugenda iri kuribata, igenda ikandagira ivuyanga. Amakuru mfite nuko abarenga 47 mwiri joro bamaze kwicwa na M23, mu gihe bari bafite mission yo kugenda za Kibugu bakajya gutwika ama defense yose ari muriya, dore ko bari bipanze umurimo. Kongo ifite ibibazo. Buriya rero ndebye bakunzi ba Jeune Official, hari ukuntu rimwe na rimwe njye mbinyuzamo nkareba nkabona ibintu birakomeye. Nk'ubu ngubu abantu musenga, namwe abantu basenga mwese ndabasuhuje, abakristo ariko yuko ari n'abasenga ari abo kubesha. Buriya bakubwira yuko Imana ikunda gukoresha abagabo mu murimo w'Imana, ikunda gukoresha abagabo. Mwumva iki kintu nshatse kuvuga? Muri Kongo intambara abagabo irabagerereje mu byumve kibagerereje. Aha ni ku bagabo. Wajya mu rubaya kwinjira mwari amashimu bagiye gushaka amabuye y'agaciro, nta mugore ujyamo, nta mwana ujyamo, nta mukobwa ujyamo, hajyamo abasore n'abagabo. Iyo kiramutse kiguye abake kica ni 200. Aba nabo ni iki? Ni abagabo.
n'Imana nayo ishaka gukoresha iki? Abagabo mu bakurira ingofero. Abagabo mufite akazi gakomeye cyane, niyo mpamvu muri abo kubahwa, kuko izi nshingano ndi kubona no muri Kongo ziraremereye pe, ziraremereye. Ubona ko abagabo rwose koko bazarya barushye. Abanyandikire ko kuri telefone ati sira bakositwa tuntu bugenda unadushyiramo turaturyohera cyane, ati hari utuntu kubita amakuru warizo kagenda udukubita nk'utuntu tukaturyohera wese ugira ngo ntago mba naje nyine kugira ngo barakaze di, nubwo mbaje kubabwira amakuru nyine babaje bitewe n'imfu zageze ahangaha bijyanye n'iyi politiki ikomeje kugenda iba ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko biba bisabwa ngo tunanyuzemo di tunababwira utuntu tw'udustori two kubasetsa munaruhuke di, ndabizi mwakoze cyane, mwakoze cyane rwose. Ubita Mico ndamusuhuje rwose, hari aho bari gukora rwose, ndabizi adukurikiye cyane. Yes, n'abandi rero mwese mwumve yuko muri Muheto byamaze kuba ibindi Wazarendo bari gukubitirwa ahareba hehe bakunzi ba Eugene Official. Mutari kunyandikira ngo mumbwire uri Muheto, umuntu akagukubita aturutse Kibugu, aturutse na Mwumba, abari kukwerekereza hehe? Bari kubakubitira ahareba hehe? Igatyazo na Busihe babagenda babyati muve mu nzira di. Ibintu rero bikaba bakomeje kuba bibi kuri Wazarendo, kuko bakomeje kugenda batakaza abasirikare benshi cyane ahangaha muri territoire ya Masisi. Ubona ko rwose M23 yisize insenda mu by'ukuri, yasaze yasizoge. Ubona ko mu by'ukuri itari buze korohera izi Wazarendo, iri gukubita itababarira. Breaking news. Aya makuru mwiteguye kuyakira. M23 mwaba muzi yuko igiye gushyira ibirindiro muri centre ya Muheto, nyuma yuko igiye gukubita hariya ikambuka Gatyazo ikaba yakomerezaho za Busihe. Aya ni amakuru utasanga handi, usibye kuri Eugene Official. Iyi Masisi rero M23 nayo narebye muri radari zanjye, numva ko narebye muri radari, ni radari za drone zanjye mbagenda nzireba neza. Narebye programme bafite kuri iyi Masisi ngiramo gutinya. Narebye programme bafite kuri Pinga ngiramo gutinya. Ahandi ngize ute ndifashe. Bitewe n'iki? Ibintu ndi kubona biraremereye mu by'ukuri, ibintu byamaze kuba biba ibindi. Iyi nkura Muheto imirambo ni myinshi, ahubwo kansimbukira muri Sadeke iminota mikeya nzimba kubita. Ariko se waba manza yabakubita kubya Ministre w'Intebe Netanyahu. Uyu rwose arakomeye cyane, azwi n'isi rwose, ni uyoboye igihugu cya Isiraheli. Nyuma y'ibimaze kugenda bikomeza kuba ahangaha muri Gaza, bigakomeza kugenda rwose muri Gaza, abantu bagenda bahapfira cyane bitewe n'ibitero Isiraheli ikomeje kugenda igaba ku mutwe wa Hamasi. Uyu mugabo uyoboye Isiraheli bita Netanyahu yamaze gusohorerwa impapuro n'urukiko rwihariye rukuru rw'Irahe ICCA, yuko abantu bose basinye amasezerano yo muri uyu muryango ni ibihugu birenga 100, yuko uyu mugabo igihugu cyose azakandagiramo gifitanye amasezerano n'uru rukiko mpanabyaha rw'Irahe rubya mu Buholande, yuko agomba kuzatabwa muri yombi uyu mugabo, bitewe ko n'ibintu akomeje kugenda akorera iyi ntara ya Gaza ikomeje kugenda mu by'ukuri itakaza abaturage batari bakeya. Mu by'ukuri bikabaza byongera ku mugabo bita Vladimir Putin, umugabo rwose uyoboye perezida w'igihugu cy'u Burusiya. Uyu nawe murabizi yuko yaje kuba yasohorerwa izi mpapuro
murabizi ko n'igihe yashatse kuza hanga muri Afurika y'Epfo kwa Ramaphosa, ariko bitewe nuko iki gihugu kiri muri uyu muryango cyasinye amasezerano, ntabwo yabashije kuba yaza kuko baramubyaturukara mu gukandagiyeyo, nubwo mufitanye umubano mwiza uratabwa mu mvuto. Uyu muryango rero ukaba umaze kugaragaza yuko utakibogamiye ku bihugu byoroshye cyangwa se bikomeye, uko waba umeze kose baragusohorera inzandiko ziguta muri yombi. Mumenye ko no bita General, uyu mugabo rwose abaye no muri CNDP, abaye muri M23, yaje kuba ndavuga ngo ntaganda uyu bura iki ICC niyo yamugize ute, niyo mutaye mu mvuto hariya mu Buholande, rwose ni haryamye ni hafungiwe bitewe n'ibyaha yaregwaga. N'aba bagabo rero uko ari babiri bakomeye cyane ku mugabane w'Iburayi ndetse no ku mugabane w'isi muri rusange, nabo bamaze kubasohorera inzandiko. Ibaze nk'ibihugu ngiye kubabwira bemerewe gukandagiramo bitari muri aya masezerano byamaze kuva muri uyu muryango. Ibihugu byamaze kuva muri uyu muryango harimo igihugu cy'u Burundi uro bita Netanyahu ndetse no bita Vladimir Putin. I Burundi bakandagira nta wabacokoza. Igihugu bita Philippines, iki gihugu bageraho nta wabacokoza. Igihugu bita Gambia, iki gihugu bageraho nta kibazo. N'ibindi byinshi cyane bagerayo, ariko kandagira mu Rwanda baraguta mu mvuto. Ariko ja politike rwose baze kugera ku rundi rwego. Kandagira muri Afurika y'Epfo tayari mu mvuto. Jaza Ethiopia, jaza Kinshasa ndani, tupa ndani. Odako rwose ibintu byamaze gufata indi sura. Ariko uyu mugabo nawe yababyati muvuge muvuye muri ba nta kigenda, ati niyo mpamvu rwose mwebwe ndabagaye muvuge muvuye, ati nta nicyo muzantwara, ati nta nicyo nzanaba. Bakurumba nayakurikiranye rwose yabasubije ati, nawe yagiye ku rubuga rwa Radika ati ibintu mwamwivugisha ari nko kwikirigita mugaseka, ntacyo muzantwara, muzagera munambona mu ntinye mundeba. Tisha ibintu mwamugenda mudukanga kanga, ati reka ntago twe dukangwa n'abantu nkamwe, ati rwose dufite ibintu twubatse bigaragara. Ati rero muvuge muvuye aho. Ubona koko uyi urukiko rukuru mpanabyaha rw'Irahe rubahara rufite icyicaro mu Buholande. Ubona ko rwose bamaze rwose kuba bakaza ingamba, ahubwo nge nkibaza Gisegeti ko mutari kuzisohora di. Gisegeti ko abantu bari gupfa hano ku bwinshi ko mutari kumusorereza impapuro, ngo naramuka yinaze Uganda bamute mu mvuto, naramuka yinaze za Zimbabwe ta mu mvuto, naramuka yinaze za Tanzania kwa hariya kura mudamu di ta mu mvuto kwa Samira Hassan. Mu Rwanda sinzi ko yahakandagira aho biragoye. Ubwo nawe igihugu yajyamo ni za Burundi bashuti kwa bashuti be, akanyana za Philippines nyine n'ahandi. Ariko nanjye ndi rwose ndi muri mu bantu bafata ibyemezo. Umugabo namusohorera ibipapuro bimuta mu mvuto, kandi bitewe n'ingenda ahora akora buri munsi, biragoye yuko yamara ukwezi adafashwe. Byagorana ko yamara ukwezi rwose adafashwe, bitewe nuko ubona ko bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ngaho nguko rero ngibyo nibyo muri Israel. Ubona ko rwose hose tuba twagezeyo tugenda tubabwira amakuru abakomeje kugenda agezweho muri rusange. Kanigarurikire ahangaha rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rwose reka mbabwire ku bya Sadeke rwose, nyuma yuko bongeye kwemererwa kuba bakongerwa umwaka ahangaha bari mu burasirazuba bwa Kongo, bitewe n'ubusabe basabye. Aravuga ati twageze ahangaha mu by'ukuri, ariko ntitwabasha kuba twagira ute, ntitwabasha kuba twakora inshingano zatuzanye, mutwongere undi mwaka ubundi tugende tubiringaniza neza cyane, ibintu bijye mu buryo. Umwaka bagize ute bawubahaye. Ariko ikintu gitangaje mu by'ukuri, Kongo ko kurakongoreka. Kongo umuntu utazakurya ni umuntu rwose. Kongo ndakureba agahinda kakanyice. Ibaze ko babyemeranyije mu bihugu birenga 10 na, ariko ikintu gitangaje harimo bamwe bavuze ati
nge mbona ngo dushyigikiye mu 23 Gisegeti bamwemerera aramubwira tubufasha tuzabuguha atariko nayo 23 ibyiri guharanira birumvikana ati nubwo wakwinwigiriza ati ibintu ya 23 iri kuharanira bigira ute birumvikana biri kumvikana ni ibintu biri kumvikana ati rero nubwo tuzagufasha nta basirikare tuzaguha tuzaguhereza amafaranga tuguhereza ibikoresho ariko nanone mu 23 rwose iyo turebye tubona iri mu nzira nziza cyane kandi urabizi ko nta ukeza abami babiri nta uziturira ebyiri cyarimwe murabizi nuko muri sadeki muri ibihugu biri mu muryango wa sadeki nawo itoroshye namaze gutungamo hari ibihugu biri nyuma ya 23 byavuze ngo nubwo tutaza kwijandika mu ntambara ariko icyo twebwe twanzuye nuko FRDC cyangwa se leta Kinshasa yajya kuganira na M23 kurusha uko twabategeza kujya kurwana kuko nubundi usanga abakongomani kazi n'abakongomani ubwo ndavuga abaturiye Kongo ari bakomeza kugenda babigiraho iki ingaruka ati rero gukemura ikibazo niba imirwano imaze imyaka irenga 3 iyi sadeki kabirangije yo umwaka urenga nta ni santimetero nimwe bigaruriye ati mukeka ko nubwo mwajyana abasirikare miliyare aribo bazagarura amahoro ati yego intambara izahaba bazangiriza ibikorwa remezo abaturage bazahatikirira atari ku mutekano ntabwo uzaboneka kudeshapo ku bihugu ntashatse kumentioninga byatangaje amakuru ati twe tubona nubwo tuvuga ko twemeye kubitewe n'itegeko ritugonga yuko tugomba gufasha abate igihugu cyagize ute cyatewe atari ko twebwe ntago tubona ko M23 ari igihugu cyateye Kongo ahubwo n'abakongomani barahanira uburenganzira bwabo ati rero twebwe nta kuntu twumva yuko aba bakongomani bahezwa ahubwo natwe tugatiza abayobozi ba Kongo murinde kugira ute wo gukomeza kugenda bagira ute babangamira bagenzi babo babanyagihugu ati nimugende muganire nibinanirana ubwo nyine bizagaragara ko ubuyobozi buhari bufite intege nkeya bizagaragara ko ari ubwa nta kigenda ariko mu byukuri tubona inzira y'amahoro y'ibiganiro ari ikenewe kurusha uko mwavuga ngo tutange ibikoresho ndetse n'amafaranga nimugende mari iki gihugu cya Kongo cyamaze kuba gishyira ona kwita gisegeti kuri bomboni cyangwa se kwipanu kwikarayi bakaba bamaze kumushyira kuri pressure bavuga yuko ibintu ari gukora bitajyanye n'amahame y'imiyoborere ya Kongo bavuga ati ibyo bintu uri kuvuga ni wowe ushatse kubikora ariko abakubanjirije bose nta numwe abigerageje ati rero wishaka gufata ibintu uwo bita Joseph Kasavubu ibintu uwo bita Mobutu Sese Seko ku ngwendo wa Zabanga atakoze ibintu Laurent Désiré Kabila atakoze ibintu Joseph Kabila atakoze ngabari ujya kubikora nyamara kandi muri aba bose bahari nta numwe arushije kuyobora ahubwo ari wowe uciriritse kurusha uwo ari we wese ati rero niba hari uwagombye kuvuga ngo yahindura itegeko nshinga bikumvikana no bita Mobutu Sese Seko ku ngwendo za Banga ati ibintu yakagombye kuba ariho wenda byakagombye kumvikana bitewe n'ibyagezeho nubwo bamwe batamwemera ati bitewe n'abandi bagiye bayobora Kongo babivuga bikemera atariki niba uwo bita Joseph Kabila arabigerageje bakamujya ati vuga uvuye aho weho urabivuga ushingiye kuki niba uwo bita Joseph Kabila hari ibintu yahanganye nabyo akabikemura weho ukaba nta na kimwe bugeze ukemura ubundi urashingira ku cyugundira ubutegetsi bwa Kongo ati rero ubutegetsi bwa Kongo ntabwo ari umuryango wawe uzajya ubura uko wishakiye ntabwo ari karima kayo ngo uzajya ugahingamo ibishyimbo ejo ugahingamo ibirayi ejo bundi ugahingamo ibyo ushaka ati no jamais ntabwo tubishyigikiye ubona ko rero bita Martin Fayulu Emmanuel Shadari bita uyu mugabo Denis Mukwege ugafata ba Moise Katumbi ugafata ba Joseph Kabila aba bose bari kwamagana uwo bita gisegiti bavuga ati vuga uvuye aho ibyo uvuga nta shingiro bifite nta n'uwiteguye kubyumva kuko ibintu urimo ari uburiganya n'ubusambo ati we no bita Vital Kamere muri ibisambo
ati muri bisambo rukukuba no bita Judith Suminwa ati muri bisambo mu gusahura Kongo none shamu shaka no kwiyongeza izindi manda kugira ngo mukomeze muyibe ati reka ntago twabyihanganira ntitwanabyemera. Urumva ko rero mu byukuri ahangaha ibintu bitari buze kuba byoroha naka na gatoya. Nyuma yuko rero ndi no gusoza ahangaha muri za saki ibintu byamaze ku bindi aho abasirikare ba APCRS bamaze gufata umusirikare wa FARDC wibye moto ubarizwa muri Saturday, ubu ni Satani ya kabiri. Aho rwose nagiye mbona abagenda bavuga ati murareba bazarendo bavuga ko ari twe twiba, ati bavuga ko atari twebwe rwose dukora ibi bikorwa bibi, atari ko twebwe nk'abasirikare ba APCRS babarizwa kwa Bishashe, ati murebe rwose dukomeje kugenda dufata abasirikare ba FARDC bari kwiba amamoto no kwambura abaturage muri rusange. Ubona ko rero ibintu hangaha ntago biri buze kuba byoroha, ibintu bikomeje kugenda biba ibindi muri rusange. Yes, reka mbashimire rero mwese mwabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera ku munota wa nyuma. Muri inshuti zakadasohoka, muri rwose muri abantu bambere cyane, muri ku mutima, mugaragaza ko rwose muba mwakunze n'ibyo turi gukora. Yo mugenda mukubita comment, kubita like, mukora share, bigaragaza ko rwose muri kumwe natwe. Reka mbashimire mbikuye ku mutima, nshimire mwese mwabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera ku wanyuma. Nshimire mwese mwamaze gukanda subscribe, namwe mutarayikanda nicyo gihe rwose muyikandeho, namwe mukomeje kugenda mutera inkunga umurongo wa Hygiene Official. Ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Yari Kapiteni Sinamakosa. Ciao ciao.